itangazo n'abapasiteri birirwa bafira abantu ku mihanda ngo Imana yabatumye. Turamenyesha abapasiteri birirwa babeshya abantu ku mihanda ngo Imana yabatumye ko ibyo bintu babihagarika. Ndajya umamenyesha ko nanjye nifitiye amatwa birakora neza. Iyo Mana yakubwiye nanjye izazimbwira. Harya ntabwo nzabona umugabo cyangwa umugore ngo keretse ninguha 100 by'ituro. Wangunze wese umufasha ufite wamubonye utanze angahe? Ndajya ngo tubamenyeshe ko ubwo buteka mutwe bwanyu tumaze kubuvumbura. Mubahagarike mwabibwamwe. Mwamata ugenda uyamwe umwe mukara n'inyama iragatsindwa mukara n'inyama taza n'inyama tuzijya nimutunga ibiganza n'isina rya Yesu n'isina rya Yesu n'inyama n'isina tanga nimero wa kintu uzaza mbere abari uzakujyana ibyo bindurimo n'ibiki byo kwirirwa urusha tanga nimero uzabanza azaza kujyane mu bibazo Imana ubujura bushukanye bugomeje kugaragara mu bakozi b'Imana. Oya kose iyi si Imana iba yabatumye. Aba bantu ntabwo Imana yabatumye pe. Ngiye kubivuga bivuge nushaka kubiyahure. Nkurikije ubushukanye n'ibintu by'imigeri n'iby'inyuma biri gutererwa mu rusengero ndi kwikanga yuko ari inzu zikorerwamo jimu. Ariko cyangwa se barimo barabyina igisirimba cyangwa se hano za Rubatorosi. Ariko no gusemura batangiye kudukorera ibitangaza. Nimutubeshyere mu ndimi z'umwuka za zindi mwisi z'umuriro nizo tutumva. Tanga nimero wa kintu uzaza kujyana. Buriya nabwo n'ubuteka mitwe. Ndagira ngo bamenyeshe ko ubuteka mitwe bwanyu tuzagenda tubugaragara. Tubona ukuntu bigenda. Ntabwo abapasiteri twabaheza. Reka n'ubundi ntabwo mwatuvomeraga amazi. Reka tutangire kuba uburyo byagiye bitangira no kuba abapasiteri ukuntu byagiye bikurikirana neza. Reka duhere nko kuyu nguyu uri kuvuga ngo tanga nimero wa kintu. Ukuntu byagenze rero sasa. Dore nk'ubu ukuntu byagenze. Ubu haje umukobwa cyangwa umuhungu arangije amukubita nk'amafaranga yanga 100 ngo yituro. Ku mugani wa Yongwe ati nzamugutegekera aza kurongora. Undi ati nje nzamugutegekera uyu nguyu azakubera umugore cyangwa azakubera umugabo. Umukobwa kubera ko yageraga ibyo kwikubira atashaka kuba yakegera abasore barangije byanga gucamo n'ubundi ntago watanga 100 ngo ugume mu nzu umugabo amanuke mu mabata gusange. Aravuga ati tanga nimero wa kintu uri se bundi utatanze nimero. Ati amafaranga yawe ko nayariye nkaba nazayaruka. Nibyo nakubwiye nkaba narakubeshye. Ubu utatanze nimero umugabo wamukura he? Tanga nimero wanjye rwabo. Ubujura bushukanye kandi harimo ubwenge bwishi inyuma. Ubujura buri mwahanga rwose uramutse utitegereje neza wagira ngo ni Imana iba yabibabwiye. Ariko ina filosofi ubu uri kubwira tanga nimero ubu nise nyine muhungu wamuhaye nimero. Nanjye njya zitanga hano nkabona baraje kandi nashaka umugore cyangwa umugabo. Kandi na n'upasiteri ngiye mwibwira ngo bimbwire. Kandi ubwo ngubwo si ubwo ushatse kuvuga yuko ngewe ntabiri kubona ku buryo abantu bari kugenda babigenza ubwo nayo ndashinga urusengero. Jamba bwati njemba komye umugabo mwabintu. Ati genda kwasa butanga nimero wa kintu. Nubundi yarebaga mu materaniro. Yarebaga mu materaniro akavuga ati tanga nimero nubundi ntabwo arabura igihe uruguzi yazikajyana. Cyane harimo insoresore zakurungiye zifite imyaka izingana muhungu zingana n'ubutaka. Byananiye gutereta. Ati tanga nimero wenda zize kuza mu ibanga ziyandikishwa mu message ngo hayi wenda urabona umuntu ugukura ukudukura mu maso. Wikirwa ubazaga abagabo mu rusengero. Reka abagabo mu rusengero barabagiye barabakona. Barababwira ngo worship team ni wayitereteramo. Barongera barababwira ngo ntago watereta ngo kandi ukorera Imana. Barongera barabivanga. Arangira ati tanga nimero wa kintu. Ubwo rero mu gihe bakibaraguza ngo tanga nimero wa kintu.
ubwo umwana aba yabirege neza agenda cyane akavuga ati umwana wacu twaramukornye none dore bigiye kumubera bibi kabisa ati nagatanga nimero ibintu bigomba kugenda bimuhindukira ashobora gupfa ari umusaza kandi akiri ingaragu ngo ndaje ubu ni imiziki y'inyizi muri hip hop reka mbanze nitaba Elisa w'amabati byari Elisa w'amabati turi kwitaba twari twibera mu barapera bavuga ngo banyita Patiruka uri umwami w'amabiti ariko ubundi neza wagira ngo ni Senderi hahandi yabaga ari kurwana n'isi za Rusizi ubundi ibi bintu ntahari mubizi mu maklabu reka njyewe ubu ngubu njyewe ni injyana za hip hop njyewe ibintu nk'ibi ngibi ngiye kujya mbyisangira Rubatros njye ntabwo nzongera gusubira mu rusengero muduha version za fake muri klabu ntabwo niho ngo cyane za filime za yanga za kera ngwe kwa kuri bagendaga bakatakata wayagira ngo uyu mwana yari umuyapani kurikira yababa we shayo no byabaye ubukwe natwe tubige noneho ngo ubundi garakagore ubundi gatajya gasiba mu rusengero ari utugore babita twa mama Natasha tuba twarananiwe urugo nta kindi kintu dushoboye twirirwa tuvuga ati njyewe umugabo ni Yesu umugabo ni Yesu ari twa tugore dushobora gusimbura na pasiteri yagiye gusengera mu butayu ngo twiriza inshuro nyinshi cyane utwo tugabo batwitwa twa mama Natasha nitujya kumva pasiteri ari gukubita kujya kumva ngo haleluya ariko mutwara zamuze kujya kumva agakora inyuma ngo haleluya ngo avuga ngo haleluya twarahawe tuba ari udukene mana yanjye tugatura n'ibyo twajyanye ngo turi kwera padiri pasiteri urudarurangana uko nguko karaho karakubiswe ariko mana yanjye ntabwo biriya bintu muba mubibona gute mutabibona umuntu muramuhara atura inda zarabyibushye mwebwe muraho ubundi ariya maturo kuki arenga mu rusengero ubundi ajya kubaka ibiki kandi ari abakene bameze nabi mwagiye mutura ukwezi kumwe mukayaha umuntu uwo mu rusengero wanyu ibibine byacu bigabana ni ukuvuga ngo birumvikana ashobora kuba n'ubundi mu rusengero haba harimo abakene rwose amafaranga niyo akaba arenga mu rusengero kuko no mu rusengero hariyo abakene mugomba kuremera ariko ngo pasiteri ngagomba kurya ibondo rikaza gute byagenze bite ngo nuko yavuze ngo nuko Imana yamutumye harya umushumba ushisha mbere y'intama nuwahe intama zirabanza zikarisha noneho zarica zikaguha amata igihe cyose intama ari wowe uri kuzinyunyuza ziryamo inyama zizarangira uru rusambo urwo ruda rwawe barupfumure wagize ukabeshya abo uyobora ngo Imana yaragutumye igutumira hehe wagisambo we ko ahubwo wagira ngo ni Herode cyangwa Reveni yagutumije ni Herode wagira ngo ni Pablo ibyo ni bya birara bya Pablo Escobar byanze kunywa imogi birangije byambara udukote biza mu rusengero gucucura abakozi b'Imana n'abandi bana bayo ariko uguki mutareba umuntu aza nta modoka afite nyuma y'ukwezi agatangira kugira imodoka yagize noneho ngo agatangira guhashyira agataje ejo yarangiza agashaka umugore akabyara umwana akamujyana muri Green Hills kwiga warangiza ukavuga ngo ugiye guhereza ngo pasiteri ngo abaturage heze ko ameze neza wabanjije ukarimenya ibyawe ntabwo yari amaturo ye reka n'amaturo ko buriya bari guturira mu ijuru Imana sirayaza amafaranga Imana mu ijuru yabuze umufungo ngigaragaze mu isi ngo ndagira ngo mamenyeshe ko ubu busikama bw'aba bantu nimutabubona muzarinda mupfa mukiri abakene wowe uraza mu rusengero uri gusenga ngo Imana iguha amafaranga nayo ufite ukayatanga ubwo siri mu iyo rojika uri gutekereza ngo urumva ngo nagoje akamiliyoni gutatuye njya nibaza abakozi b'Imana ibintu ako mani mu rusengero bacururizamo imogi narizo ngo wajya ngo ni DJ Brian ntabwo kiriya gihe wagihagarara utashyizemo iwindi mba ndogomba ariko se ubundi urabwira ngo gutumbwira ngo nta nzoga nta gifuri iriya myuka iva he bakahita asaba afite umuntu bakaraga Subaru ya danja ahubwo noneho bita Subaru y'ingongomani noneho baradara yayindi noneho shwanyuze igahita ingana n'igipfundo ngo mwana ngo ntabwo wajya bwijire ngo ntabwo wajya mu ijuru utababaye mwana ngo nanajomba wakintu
ngo yaretse urumogi ngo yavuye mu mihanda mu ibanga rikomeye aracyafite umwana umuderivaringa widi mu ibanga rikomeye gute umbwira ngo waretse widi warangiza amagambo ukoresha ukaba ukiyakoresha warangiza ijwi rikagumya ryaranigamye bararinize ririya jwi ni ririmo fanta ntabwo muriterwa na fanta iriya ni fanta tubimenye ndagira ngo tubamenyeshe ko ibyo bintu byanyu mani turi kugenda tubivumbura gake gakeya ubura ni ubusikama bubi cyane ibisambo kandi noneho ndagira ngo umuntu wese udukurikiranye agomba kumenya yuko agomba kubivaho yagize akandi imana twona no muri getira twumva mani reka tubibwe ko imana yumva nta rusengero twagiyemo nta hantu namwe twagiye twarasenze tubabwira ati imana reba ibisambo byawe ukuntu tumeze tugomba kuba kandi tubeshejweho n'impano zacu turapfukama turasenga twanje turavuga ati nta muntu turi buhe amafaranga ahubwo nzayaha imbobo hano mu hanze ya mesi wowe niba ushaka gufasha koko ufata amafaranga yawe yaha imbobo imana irangije iraturebera twumva mu reka nanabigishe noneho muratuzi twe reka nanabigishe noneho imana itakoze niyo mwabintu mwe ubu hari igitwaza wabyivanzemo nanabigishe niba ushaka ko kugufasha kandi ushaka ko imana koko ireba imirimo yawe ikabona ko kuri umuntu w'umwe fata amafaranga yawe ntiyashaka abe make ujye mu Nyabugogo hari Nyabugogo hari abashonji benshi bameze nabi pasiteri wawe ari kugenda mu modoka ikigo kirarenga Nyabugogo amafaranga kikajya kuyatura kwa Gitwaza wavuye aho za Rwanda gisuzamuka kwa Gitwaza wabuze umuntu wabayuha amafaranga ngo ujye gutura imodoka Gitwaza amabere ya nyoko gute amana yawe ngo ndashaka umugabo ngo icyifuzo cyanjye ngo pasiteri urashaka umugabo ngo cyangwa ngo usengere umugabo ushaka ngo umugabo ngo ushaka uwuhe Jya Nyabugogo wambaye ubusire kubura umuntu utereka wabuze umugabo cyangwa urashaka ufite imodoka tanga nimero wacu ndashaka umugabo ufite imodoka uzangana muri Amerika uwo mugabo imana ntiramurema none mubona azabasambana ntabwo abagabo nk'abo baba bakundwa n'abagore benshi cyane we ntabwo wamwiharira papa wanjye amafaranga nima amaze kuyatunga uzaba uri mu bantu nyine uri gutanga mu ibyifuzo ngo imana kandi nanjye aho ndi ubu ngubu ntabwo mba nezerewe cyane papa wanjye abo bapasiteri tubabwiriye inama sasa nakora inama tujya abapasiteri kuko bari kurya amafaranga bo bameze neza ahubwo tubahaye gasopo kuko abantu bacu bari kubyumva mube murya yanyuma mukuramo ayo ngayo ngo bwa yagiye ibintu byo gutangiza akagoroba ngo ko gusenga kuwa mbere babona batura ukagira buri munsi kujya baza batura sasa mugabo ufite umugore aguta mu buriri ngagiye muri nibaturi nkaho yakabyukiye mu murima ngahinge ngo ngahinze akagiye gutura ngo ibibazo pasiteri ngazabaha amafaranga anamushyiriye andi warangiza ngo byagenze bite ngo urugo rwarasenyuka ingemeri yawe y'ibishyimbo ntabwo muri kwirya reka ngo mwajyaniye ngo hehe ngo mu maturo nijoro turuturaho guteka agacyayi ngo umugabo abyuka abona imbaraga ajya gushaka andi umugabo yakivumbura yakubita urukirwa mu maso ngo yiwe ngo amadayimoni ngaramfashe amadayimoni ngaramufashe agatangiye kumubita ngo urugo rwanjye ngo rwivanzemo satani ni wowe nuwo mupasiteri wawe utakugira inama kubwira ati umugabo n'uyu nguyu mufate neza ariko umupasiteri ubona umugore asimbutse umugabo wese akumiza ijoro ukamusanga ngo mu byumba abagiye he ubu ni uwo baba yumva yuko ari kubaka urugo rw'abandi cyangwa nabona se abapasiteri bo nabaye ko bose bashize babasingwa none se ko nta bagore bagira abandi nta bagabo bafite arababazwa n'iki se ntari birenga umugabo wawuze saa sita z'ijoro ntaribi pasita Mutesi arakugira inama se kandi we yasize umwana yabyutse araje avuga ati reka njye kwishakira umufungo ubu se ngo ni pasita Claude uri bukubwire ngo wasize umugabo wawe urangije ngo uraza nawe ni singo none se ubundi uravuga ngo uburara buryo ngo ubuvamo ntibukuvamo urambwira ko Yongwe ahubwo Yongwe yashinze televiziyo ngo televiziyo y'Imana icyaye indirimbo za ragadi noneho ari kuzunguza n'ibibuno ako muratekereza niko ni umukozi w'Imana ntafungwa agateleviziyo wenda ngo abafere wenda ngo avuge ibintu by'Imana azanyemo n'ibintu byo kwamamaza inzoga muratekereza kandi ngo nimukanywe inzoga abo ngo umuntu umukozi w'Imana ashinze pisine hajemo abana biyambariye amakariso turababona tukagwa
mwaragiza ngo ni muratekereza niko fata business uwo nyine twabibonye ni business mwishaka kuzana mu bye iki turi kwanga twebwe wanye bari ka business kawe ko kwitira ibyo ugo bikomeza naribi ako igashiramo Imana ariko bikavangamo Imana ngo besha abantu ibyo bineraga wabikorerega ugashaka abantu ukabashyira ukibera enjiga yareruye ari mu rusengero twajya avuga ibindi enjiga rero aravuga ati zana miliyoni hano nanjye nzana indi tubereke ukuntu twikora utuntu twacu buri kana buri ngo ushobora kwagutembereza Kigali mani tukagutembereza Kigali ukagenda ukabureba imisozi ya Kigali ukabumeze neza uri kumwe natwe tugusetsa tukubwira ibi story noneho tugurengerezaho noneho n'ahantu wabona umwana wo kuba wakubitira mani hamagaza 78325 rimwe 776 yo ni nimero yanjye 0786555146 yo ni nimero yanjye hado hamagara umwe muri twe ubundi dubwira ati turashaka utembereza Kigali cyangwa u Rwanda aho ushaka hose unjyane hano hadanje hanyuma umutekinisiye wa danje uvura amatelefoni ibindi bikoresho bya elektronike ni Salomon tekinisiye mu Kivumu mu Giporoso ku muryango wa 18 kubyaga 18 Elisa w'amabati we nimero ye ndayishyira hasi n'umuntu bita Elisa cyangwa mufatiriya nimero yanjye mumbaze nimero ya Elisa w'amabati afite amabati ya danje muganga n'umwe ni Restore Life avura ibintu byose bimunaniye barajugunya ciao